Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza itegeko reba umuntu usiba adasari cyangwa se uwanga gusiba yitwaje ko adasari cyangwa se atasenze. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Gusiba udasari ibingibi no gukorera ubusa nta nubwo binakwiye ku muislamu asiba ngo narangiza ntasari, yaba yitwaje ko urugero wenda hari ibyo yisize adashaka gukaraba kugira ngo asenge, nk'ibiba kuri bamwe mu bagore badatinya Imana batemera Imana n'umunsi w'imperuka, bashobora gushyira imbere ibyo bisize mu gushaka ubwiza bakabirutisha isengesho cyangwa se bakabirutisha Imana n'intumwa yayo. Abangaba batinya Imana kandi bamenye ko isengesho ari ryo yihatse byose kandi kari bwo utabazi bwabo, ari nabwo bwiza bwabo kurusha bya bifu bisiga na bya bindi bitandukanye bisiga bibeshya ko bari gushaka ubwiza, ariko ubwiza bwa mbere n'ubwiza bw'imbere y'Imana. Bityo umuntu wasibye aba agomba gusenga, aramutse atanasenze abishaka abizi nta mpamvu afite, uyu nguyu igisibo cye kiba ari impfabusa, kubera ko igisibo kigomba kugendana no gusiba. Ariko kuba impfabusa ntago bimwemerera akagomba kurya, ari naho tuvugiye no kuwa kabiri wanze gusiba yitwaje ko atasenze cyangwa se ko atari busari. Aramutse yitwaje ko atari busari bityo akavuga ngo ntago uyu munsi ndi busari nta nubwo ndi bunasibe, ahangaha uyu nguyu yaba ari injiji kandi ari no mu rwego rwo hejuru mu kwigomeka ku mategeko y'Imana no kunangira, aho umuntu ateganya ko atari buze kumvira Imana hanyuma agashaka gukoresha icyaha nk'urwitwazo rwo kugira ngo akore ikindi cyaha. Kureka isengesho n'icyaha no kureka igisibo n'icyaha, bityo noneho yitwaze ko atari busari bityo agiye kureka isengesho kubera ko atari buze kureka igisibo kubera ko atari buze gusari. Ibi ngibi ni icyaha kibi kandi gikomeye cyane. Bityo icyo abasabwa kwicuza ku Mana no guhita asari akanasiba. Hanyuma aramutse nanone yacitswe n'isengesho, iyo umuntu yacitswe n'isengesho aba asabwa kuryishyura, ntago aba asabwa kwica n'ibindi mu mategeko y'Imana ngo kubera ko hari isengesho yishe. Ni nk'uko nguko umuntu atemerewe kureka isengesho ngo nuko hari irindi atasenze, ahubwo abasabwa kuhita yisukura agasenga akishyura rya rindi atasenze, hanyuma agasenga n'andi arikurikiye. Kabone nubwo yaba urugero ari ku munsi atasenzeho amasengesho 4 cyangwa se angahe, icyo gihe irya nyuma ashatse gusenga, iyo agize Nyagasani amugiriye impuhwe akagira umutima wo gusenga, abasabwa guhera kuri yandi atasenze, guhera kuri al-fajr n'urugero akishyura dhuhuri, akishyura al-asri, akishyura magharibi, hanyuma akabona gusenga al-isha. Ariko ntago byemewe ko umuntu areka isengesho kubera ko hari irindi yaretse cyangwa se ngo areke igisibo kubera ko atasenze. Wallahu a'lam.